gukina uzi ko icyo kintu gihari, nawe urakina n'igihunga, urakina n'iki, ahubwo njye mbona ari ikintu abakinnyi baba babashyizemo ku buryo umukino uzabananira kubera gukina bafite pressure bari hejuru cyane, avuga ati se aho ngaho ninkora nabi ntabwo bari buvuge ko nariye ibintu nk'ibyo. Urumva rero babashyizemo ikintu kitari cyiza ku buryo bamwe batangiye no kuvuga ko ikipe yarangije gutsindwa itaranakina rwose. Reka rero dukomereze muri Rayon Sport tubabwire naho ukuntu ibintu byaho byifashe kugeza amagingo aya ngaya. Ese ni abahe bakinnyi batemerewe kuzakina uriya mukino, ni abahe bakinnyi Rayon Sport izifashisha, nabyo turakomeza tubirebera hamwe. Tutabati murakaza neza ku Tundi Sport TV, ikinyamakuru cyawe cya buri munsi kuri Ruhago Nyarwanda, aho ukuri, impaka n'ubuke babihurira. APR FC, Rayon Sport, Gasogi, Mukura n'izindi ntitubogama, turasesengura. Utundi Sport TV, umunezero wacu. Turabashishikariza kukigiramo uruhare ndetse tukajya tuganira muri komenti, twungurana ibitekerezo n'ibindi byose twakwifuza kuganira. Nimba uri mushya hano, wakora subscribe, wakora share kugira ngo n'abandi bakurikirane iki kiganiro. Ikaze bakunzi bacu, uyu munsi turanyarukira mu makipe yombi ari kwitegura umukino ukomeye, twongere bisubiremo umukino ukomeye uzahuza ikipe ya Rayon Sport iharanira kugira ngo igume ku mwanya wa mbere, n'ikipe ya Bugesera nayo iri kurwana no kutamanuka. Urumva buri kipe yose ifite ikintu iri guharanira kandi gikomeye kigize icyo kivuze mu buzima bw'iyo kipe bwa buri munsi. Muhawe ikaze rero ku Tundi Sport TV. Duhereye ku makuru avugwa mu ikipe ya Bugesera, twagira ngo tubamenyeshe ko Bugesera imaze iminsi ine muri lokale yitegura kuzahura na Rayon Sport, ikaba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino uzagere nta kibazo ifitanye n'abakinnyi bayo, abakinnyi nta kibazo bafite cy'imishahara n'iki, ibyo bintu byose yagerageje kubikora neza ku buryo ibishyura ibirarane byose ikabahamagara muri lokale bakaza nta kibazo bafite kugira ngo babashe kwitegura uwo mukino. Ibinyamakuru byinshi byakomeje kwibaza ukuntu ikipe ya Bugesera ahantu yaba yarakuye ubushobozi bungana buryo mu gihe cyo kwitegura imikino 3 isigaye gusa, nyamara imaze imikino igeze kuri 27 yose itarabona ubwo bushobozi. Hanyuma Gahigi we yabisobanuye neza cyane avuga ko yerekana aho amafaranga yavuye mbega n'ubwo bushobozi ahantu bwagiye buva. Turabibutsa ko iyo kipe ya Bugesera iri ku mwanya wa 11 n'amanota 31, ikaba yari amaze imikino myinshi cyane idatsindira ku kibuga cyayo. Iyo ni ikipe kandi tubamenyesha ko kugeza ubu ngubu itaragera mu cyiciro cyiza cyo kuvuga ko yaba yaguma mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ahantu bari gukorera lokale, amakuru atugeraho nuko avuga ko harinzwe cyane ku buryo kugira ngo ugirane contact n'abakinnyi ba Bugesera ari ikibazo gikomeye cyane. Urumva uburyo bakaniye uyu mukino, urumva urwego bawufasheho. Turarebera hamwe kandi ukuntu abanyabugesera bagerageje kwitwara kugira ngo ikipe yabo ishobore kuba itajya muri icyo cyiciro cyo kumanuka. Tukiri muri iyo myiteguro ya Bugesera, turababyizaho ko muri Bugesera bafite ikibazo cy'uko bashobora kugira abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kuba baganirizwa cyangwa se bavugishwa ku kijyanye na ruswa. Kuri ibyo rero bafashe umwanzuro ku wa 2 ko bagomba kubakura amatelefone bose bakajya muri kampu kugira ngo umutekano ikipe bizeye neza. Urumva ukuntu ibintu byazamutse mu rundi rwego. Ikindi aho twabamenyesha nuko Bugesera gize ikintu cy'ikibazo cyo kwibaza iti hari bamwe deja barangije kuvugishwa, usanga baraganirijwe cyangwa se barafashe kuri iyo ruswa, abandi bati na hoteli irimo yuzuyemo abareyo. Biravugwa kandi ko
nanone hari abakozi benshi muri Bugesera bagiye bahagarikwa kubera ikibazo nk'icyo ngicyo cy'impungenge Bugesera ifite. Ni ikibazo rero gikomeye cyane gikomereye Bugesera kubera uburyo yafashe uyu mukino ikawushyira ku rundi rwego. Twagira ngo tubabwire ko kubivugwa gutyo cyane cyane amakipe yakunze kuvugwamo ibintu nk'ibyo cyangwa se akaba afite impungenge nk'izo, ahanini baba barangije no gutsindwa mu mutwe. Urumva kugira ngo ujye gukina uzi ko icyo kintu gihari, nawe urakina n'igihunga, urakina n'iki, ahubwo njye mbona ari ikintu abakinnyi baba babashyizemo ku buryo umukino uzabananira kubera gukina bafite pressure bari hejuru cyane. Avuga ati se aho ngaho ninkora nabi ntabwo bari buvuge ko nariye ibintu nk'ibyo. Urumva rero babashyizemo ikintu kitari cyiza ku buryo bamwe batangiye no kuvuga ko ikipe yarangije gutsindwa itaranakina rwose. Reka rero dukomereze muri Rayon Sport tubabwire naho ukuntu ibintu byaho byifashe kugeza amagingo aya ngaya. Ese ni abahe bakinnyi batemerewe kuzakina uriya mukino, ni abahe bakinnyi Rayon Sport izifashisha, nabyo turakomeza tubirebera hamwe. Tutabatindiye rero reka tunyarukire mu ikipe ya Rayon Sport, aho uwitwa Aziz Basane, Rukundo Abdulrahman, Fonganye, Kadime Ndiaye, Fitina Ombolenga, Sabimana Aimable na Iragwa Haji kugeza ubu ngubu aribo bakinnyi bivugwa ko batazitabira uriya mukino uzabahuza n'ikipe ya Bugesera. Ariko Bugesera yongeramo n'undi mukinnyi bita kapiteni wa Rayon Sport. Sinzi ahantu amakuru bayakura cyangwa se impamvu byo babivuga, kuko no ku munsi w'ejo turi kwibariza umutoza wa Rayon Sport yatubwiye ko nta kibazo umukinnyi Muhire Kevin afite, nta kibazo cy'amakarita afite, azakina uwo mukino. Ariko amakuru ava i Bugesera yo akemeza ko nawe arimo mu bakinnyi batazakina uriya mukino. Uyu mukino nanone tuvuze ko biri kugenda bikomeza kuwuvugwaho, ni ukuvuga ko ikipe ya Bugesera yo ifite amahirwe menshi cyane ko no kunganya na Rayon Sport gusa iyo prime izayihabwa. Urumva rero Rayon Sport nayo iramanuka izi ko itorohewe, izi ko impande zose zagerageje kugera uko ziyifata n'uburyo zizagenda ziyigora. Tukiri kuri uwo mukino turabamenyesha ko ibindi biri kuvugwa ko Rayon Sport yasohoye ibaruwa yanga umusifuzi Ngabonziza Patrick wari wahawe kuzasifura uwo mukino, ikavuga iti ni gute baduha umusifuzi nk'uyu nguyu kandi ari abasifuzi mpuzamahanga, kandi umukino warashyizwe ku rundi rwego ku buryo twese ari twebwe turashaka igikombe, ari Bugesera irashaka kutajya mu cyiciro cyo kumanuka. Ati uyu musifuzi rero ntabwo tumwizeye kuko ari we waba wahawe n'umukino, kandi uyu mukino ari umukino ugomba kugaragaramo amakosa make cyane ku ruhande rwa arbitrage, ku buryo ikipe ya Rayon Sport yandikiye Ferwafa imenyesha ko iyo misifurire itayizeye kandi itayemera. Tukiraho tukababwira ko rero ibi bintu kuko bya arbitrage bimaze iminsi biteye inkeke cyane, imisifurire rwose isigaye iteye inkeke kuko amakipe amwe n'amwe ugenda wumva atishimiye uburyo abasifuzi bitwaye mu kibuga, uburyo bagerageje kugenda bafata ibyemezo. Urumva rero kuri iyo baruwa nanayibasomera, iravuga iti gusaba kwitwararika no kwitonda mu kugena abasifuzi b'umukino Bugesera FC via Rayon Sport. Bwana Munyamabanga Mukuru, tubandikiye tugira ngo tubamenyeshe icyifuzo cyacu cyo ku buyobozi bwa Association Rayon Sport kijyanye no gusaba kwitwararika kwigengesera mu kugena abasifuzi bazayobora umukino uhuza Bugesera FC na Rayon Sport FC uteganyijwe ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu 2025. Uwo mukino ubarizwa mu cyiciro cya nyuma cya shampiyona, aho hasigaye imikino 3 gusa. Igomba kugena ikipe izegukana igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'ibihumbi 2024-2025. Anamenyekane izizamanuka. Ibaruwa irakomeza igira iti buri mukino muri iki cyiciro urakomeye kandi ushobora kugira uruhare runini mu isozwa rya shampiyona. Ni muri urwo rwego dusaba ko
mu kugena abasifuzi bazayobora iyo mikino hajya habonekamo ubushishozi buhagije. Turifuza ko hashyirwaho abasifuzi mpuzamahanga FIFA refiz bafite uburambe n'ubushobozi buhagije mu kuyobora imikino kandi bubahwa n'impande zombi. Twifashishije ingero zabaye mu minsi yashize bwo kubaka ubushishozi ku byifuzo byacu. Ku itariki ya 8 Ugushyingo 2024 ikipe ya Vision FC yabagejejeho akarengane yahuye n'uko mu mukino wasifuwe na Eric Dushimimana, Eric Mugabo na Munyangoga Apollinaire, aho hagaragajwe imisifurire idahwitse, byatumye isaba ko umusifuzi Eric Dushimimana atongera kuyisifurira. Icyo kibazo kugeza ubu nta cyakozweho. Ku itariki ya 12 Gicurasi 2025 Vision FC yongeye gutanga ikirego kijyanye n'akarengane yahuye nako mu mukino wayihuje na Marine FC kuri stade ya Rubavu. Yasifuriwe na Ngaboyisonga Patrick, Maniragaba Valerie na Ruhumuriza Justin, aho bagaragarijwe imyitwarire idahwitse n'amakosa atandukanye ku rwego rw'imisifurire. Bwana Munyamabanga Mukuru, dushingiye ku mahame y'imyicungire myiza y'amarushanwa no kurinda icyubahiro cya shampiyona yacu, turabasaba ko Ferwafa ireba andi mashyirahamwe uburyo abigenza, amashyirahamwe nka CAF ndetse n'amashyirahamwe yo ku yindi migabane yitwara mu mikino ikomeye, aho bashyiraho abasifuzi b'inararibonye bitewe n'uburemere bw'umukino. Ibi bituma abakinnyi, abafana n'amakipe bagira icyizere ku bipimo by'ubutabera n'imicungire y'umukino. Murumva rero ibaruwa Rayon Sport yandikiye ubuyobozi bwa Ferwafa igaragaza impungenge nayo ifite mu bijyanye n'imisifurire n'abasifuzi bari bavuze ko bahawe uno mukino. Aho rero tukiri kuri iyo baruwa ya Rayon Sport, ese koko Rayon Sport niye mpamvu yabigaragaza ko itizeye uyu musifuzi Ngaboyisonga Patrick? Ahangaha twavuga ko yagiye mu ibaruwa yabo itangamo ingero uyu musifuzi atitwaye neza, ariko biragaragara ko hari imikino myinshi itigeze isifurira Rayon Sport, ariko Rayon Sport ikagira impungenge ku bigendanye n'imisifurire ye bitewe n'ikipe nk'ira yavuze ya Vision yamureze, ariko icyavuyemo bitarigeze bijya hanze. Twababwira nk'imikino ingahe yasifuye Rutsiro na Etincelle ku itariki 10 ku munsi wa 18 wa 19 asifurira APR FC via Police, ku munsi wa 20 asifurira Kiyovu Marine, 22 asifurira APR Vision, wa 24 asifurira Mukura na Kiyovu, 25 asifurira Rutsiro na APR. Ngira ngo ino Rutsiro na APR ni hande havagamo ibitego byinshi cyane nabyo byateje indi saga. Umunsi wa 26 Amagaju na Police FC, umunsi wa 27 asifuriye Marine na Vision. Ubwo rero aho ngaho Rayon Sport niyo yateye ijisho iravuga iti uyu musifuzi ibyo byose afite ukuntu ashobora kuba agenda byitwaramo. Ikindi turabona hano impamvu wenda se twakeka twavuga ko Rayon Sport yagize icyo kibazo nuko uyu musifuzi ari wahawe imikino myinshi ya APR, kuko hano ndabonamo APR inshuro 1, 2, 3 yasifuriye muri izi match tuvuze, yasifuriyemo APR inshuro 3 zose zikurikirana. Ikaba ariyo wenda muhungenge Rayon Sport yagize, kuko Rayon Sport iri kurwanira igikombe na APR FC ivuga iti wenda uyu muntu hari ukuntu byagenda akaba yadukasa mu kibuga, cyangwa se tuvuge ko ari ukuvuga ngo ni ugutanga abagabo gusa kugira ngo niharamuka hagaragaye ikosa ry'imisifurire hagira ukundi bigenda. Sinzi hagati aho ngaho ko Rayon Sport yo ibibona, ariko nanone twakwibaza ikindi kintu ni ukuba yashyira ku gitutu no musifuzi ku buryo ivuga iti dore na mbere yuko umukino wataka
ibintu tuba twabanje kubivuga. Sinzi hagati aho ngaho icyo twabivugaho muri comment, wenda mwaza kugenda mutwandikira namwe mutubwira uko ibi bintu mugenda mubibona. Mu gusoza rero ikiganiro nari nagerageje gukora kuri uyu munsi, nagira ngo bamenyeshe ko ejo tuzahera ejo tugenda tureba ukuntu byifashe haba mu nzira Rayon Sport imanuka ijya abafana bamanuka bajya kureba umupira uzabahuza na Bugesera, ko tuzagenda tubashyiriraho utu live aho tuzaba tugiye tugera hose, uko kuri stade bizaba bimeze, mu mujyi wa Bugesera uko bizaba bimeze, tunababwira ko rwose muzakomeza kudukurikirana kugira ngo ibyo byose tujye tugenda tubibagezaho 5/5. Naho rero ubundi turifuza ibitekerezo byanyu, inyunganizi se muri comment, kugira ngo dukomeze kwishimira ko mudukurikira namwe ubwanyu, kandi muhabwe agaciro ko mufite ijambo kuri Sport Nyarwanda, kandi ko tubaho urubuga rwo kwisanzura hano ku Tundi Sport TV.